urabona ko igihugu cya Iran cyafashe ngo umwanzuro wo kwihorera nyine kubw'abagabo babo bagiye bicwa mu bihe byashize, ngo bakivuganwa n'igisirikare cya Israel ngi ariyo saha yo kwihorera bakaryozwa ibyo bakoreye abagabo babo. Ubwo Israel nayo igakubita agatoki ku kandi tisha mwa bagabo mwe, nta muntu ujya utwiyenzaho ngo agende amahoro bimugwa amahoro. Muramenye yuko igihe icyo ari cyo cyose namwe mwajya kubona turababomoye. Ibyo n'ibivugwa na Netanyahu, yavuze ko nyine ubundi Iran iri gukora ibikorwa by'ubushotoranyi, gusa ngo n'ubundi igihe icyo ari cyo cyose gishobora n'ubundi kwihorera, ariko ngo bitari ubu. Yavuze ko bishoboka, ariko nta gihe nyine runaka yavuze ko izi ngizi cyangwa se igihe iki n'iki tuzihorera. Yavuze ko nta muntu ujya ushotora Israel ngo bimugwa amahoro. Yavuze ko nyine n'ubundi Israel iyo yatatse nayo irakwataka, ngo ubwo nicyo bashaka ngo nibatyaze ibitugu maze bambarire urugamba bahangane koko. Iba umuntu akibaza uti se mwokabyara mwe biragana he ko mbona n'amahanga yabihagurukiye, ibingibi byaba bijyana he? Umuntu akibaza uti se ibi ntibyashobora kuba byaba intandaro y'isenyuka ry'igihugu kimwe? Abahanga ntibatinya gukomozaho ko bishobora no gutera intambara ya gatatu y'isi, ariko nyine bakavuga ko nanone byaba biri kure cyane, kuko yaba ari intambara yagateye intambara ya gatatu y'isi ngo niyo muri Ukraine yari kuba yarayiteye, ariko ntabwo byabaye. Ariko umuntu ntiyabura gukomozaho ko ibiri kuba cyangwa se ibisasu byaroshywe cyangwa se byarashwe mu gihugu cya Israel byari bikomeye kandi ari na byinshi, kuko uri kureba uburyo biri gushyira